icyo navuga nari ntangiye no kugenda nimva mu Samantha. Ni ukuvuga ngo uri mu rukundo none na Samantha rero. Namwizeho nkayina nkurikirana amakuru yiwe. Ariko buriya rero kurongorwa ntago ari ukubihatiriza. Byarambabaje nyine kugira ngo ajye kunyita indyarya. Igisubizo namuha ni oya. Gasaro TV. Abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze umerereye mu mande ndetse tunabashimiye mwese mwakoze subscribe nawe utarayikora ubona ibiganiro byacu bigushimisha cyangwa se bikunyura numwe mwiza ngo uyikore. Ndabasuje cyane abari mu ntara enye z'u Rwanda, bari mu mujyi wa Kigali, abari muri Finland, abari Belgique, abari muri Australie, abari Suisse, abari Hollande, abari Belgique, abari Norvège, abari muri France. Ndabasuhuje cyane. Ndetse n'abari muri Mozambique, Zambia, Zanzibar, RDC, ndetse n'abari i Burundi, Uganda, ndetse n'abari muri South Africa bose ndabasuje, n'abari Cape Verde, Canada, Amerika, ndetse n'ibindi bihugu byinshi bitandukanye no ku migabane yose y'isi. Ndagira ngo rero mfate uyu mwanya, turi ku itariki 17. Nshimire abakunzi banjye cyane by'umwihariko, ndabakunda cyane pe. Nabonye ku isabukuru yanjye mfite comment zigera muri 300 hafi, mwese mwaranyifurije isabukuru nziza, abandi ati turagukunda no kuri nanjye ndabakunda cyane pe. Ntago nabona uko mbabwira kandi mwarakoze cyane, nabonye urukundo mu nkunda. Ndetse n'ababandi bampaye ama gift, bamwe namwe bari mu bihugu bitandukanye, ndabashimiye cyane. Hanyuma uyu munsi rero tubafitiye umusore mumenyereye, ntago ari umushyitsi hano, tugiye kuganira nawe. Yitwa Kiroso, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Amakuru y'imisiro? Amakuru ni meza. Uyu munsi ndabona, reka nkubwire ngo unavala bien. Thanks. Niko njya numva abantu baturuka muri RDC bajya bavuga ngo unavala bien. Bishatse kuvuga iki? Ngo wambaye neza, mu Gifaransa ngo ni bien habillé. Okay. Murakoze cyane. Kubera iki se uyu munsi wese mu kuvuga ati reka nambare white Air Force ndetse na jeans ya blue? Nuko byanjemo nyine ari igihe umunsi wanjye ko waramutse nyine hakuno mba nawe uteguye, nkavuga ati uyu munsi ndambara gutya. Yes, uyu munsi niko byanjemo. Ese ko nzi ko turi inshuti, ku cyo nyifurije isabukuru utinze? Nagize akazi kenshi. Aragize akazi kenshi. Harya nyifurije bukeye ku 15? Bukeye bwaho, ariko burya natekereje yuko ari byo byiza kubera ko uwo munsi iyo bukeye bwaho n'ubundi iminsi bikomeza nyine. Ndacyari mu kwezi kwanjye n'ubundi. Njya mvuga ngo ndi Queen of March, sibyo? Ubu n'ubundi kwezi kuracyari kwa kundi, n'uyu munsi rero tutaranyifuriza, komeza nyifuriza. Hanyuma se iminsi yari ihagaze gute? Byari bimeze bite? Haciye iminsi tutakubona. Muri iyi minsi nyine naye mugiye mu kazi kenshi no mu tuntu twishi nyine nabaga ndimo. Ndabona iri kugenda neza. Hanyuma amakuru y'uwahoze ari umukunzi wawe, umukobwa Fanny. Fanny se? Fanny nyine duherukana muri shoot, haciye iminsi, ariko nyine amakuru ye simba shaka kuyamenya nkuko mpora mbivuga, ntago mashaka kuyakurikirana cyane. Hanyuma amakuru y'undi mukobwa mwiza wakwibeye yitwa Samantha. Samantha se? Ameze neza, muravugana biti? Samantha nyine araho. Araho nyine mubona gutyo nawe mu biganiro no kuri WhatsApp rimwe na rimwe nyine turavugana. Urakoze cyane. Hanyuma Samantha turaherukana njyewe hashize yega iminsi myinshi, ndumva icyumweru kirimo twarakoranye ikiganiro, ariko yaraje nambwira ati njyewe Kiroso ndamwandikira rimwe na rimwe akansubiza, ubundi agatinda kunsubiza, ntago nzi impamvu. Ndi ahanini biterwa n'iki cyangwa se wamubwira iki? Icyo navuga nuko ni ibisanzwe nyine, mba numva ari ibintu biri aho bisanzwe, ko ni umuntu mba mbona usanzwe nyine nk'abandi bose. Ntago wenda se navuga ko ari agasuzuguro, ariko hari igihe mba ndi muri byinshi nyine, aho mbiboneye nyine nkamusubiza. Yego. Hanyuma yambwiye ijambo hano, ndetse na benshi bakurikije ikiganiro barabibonye, bavuze ati Kiroso ni indyarya.
ngewe ibyo byose njya mbwira abantu ntimbaza impande zombi, ese kubera iki ati kiroso ntago agira ururimi rumwe, buri munsi ambwira ikintu ejo akagenda agakora ikindi, hanyuma wa mukobwa wagukunze wenda we yisana kintu uradutangariza akaba yaragufashe nk'iryaryo we wamubwira iki akurikije wenda ibyo umwereka, twebwe ntago tubizi iyo muvuye kuri kamera ibyo muganira. buriya rero kunyita indyarya ntago arahura n'indyarya ye niko nabivuga. Buriya afite impamvu yanyise indyarya, nuko gihe nashatse kumwereka ukuri cyangwa mubwiza ukuri ntago yategereje ngo yumve ukuri kwanjye kuvuga gutyo nyine, ahubwo gihe navuga ko yihuse. warabibonye icyo kiganiro narakibonye, byaranambabaje cyane, ariko njyewe ntago njya mu bintu byinshi cyangwa nkunde ibintu binsteresa cyane, ariko byarambabaje nyine kugira ngo ajye kunyita indyarya, ku buryo naranamwandikiye maze kukibona, ese bitewe n'iki kunyita indyarya, tangira kumbwira ngo ibyo nkubwira mbona bitagufasha utabyitayeho, ndamubwira nakubwiye ngo itonde, mu rukundo ni gake gake, ntabwo kandi urukundo ruhatirizwa, kwihuta cyo igisubizo kiri muri njyewe. Niko guhita yihuta nyine, nawe nkabona arimo arashaka kubyihutisha cyane, kandi ngiye kwihuta cyane ntabwo byari bindimo, kuko ngiye ubu ngubu navuga ko nabaye hari amasomo menshi nabonye mu rukundo nyine, niyo mpamvu ibintu byo kwihuta cyangwa byo guhubuka naba mbishaka. Ngiye guha umuntu igisubizo ntabanje kucyitonda cyangwa ngitekerezeho, ejo bundi usange bibaye ibindi bintu. Icyo nagarukaho rero kuvuga ngo ndi indyarya, buriya ntabwo agiye kuyahutse. Urakoze cyane. Hanyuma yaratubwiye ati umukobwa bita Fanny yamaye promise ko batazongera kuvugana, ariko natunguwe nuko bukeye bwahata ahubwo aribwo nabonye ikiganiro mwakoranye ari babiri, kandi yari yarampaye isezerano ko atazongera kuvugisha umuntu bita Fanny, ndetse nanamusaba imbabazi atazamubabarira. Aho wenda nabonye benshi muri comment bamublaming ati se wowe ntiwakora ikosa ngo usabe imbabazi, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Icyo kintu kivugaho iki, mwari mwakivuganyeho iki? Icyo kintu rero buriya ko yaje wenda asubira inyuma gatoya, yaje ansaba urukundo ko twakundana. Nanjye ndamubwira ntireka mbanze mbitekerezeho. Noneho rero kuza yenda mbwira ngo Fanny ngo ntabwo tuzongera kuvugana, ngo ntaho bizagenda bite, yansabye imbabazi ndazimuha. Ibyo rero ndumva nta kintu nakumva byamubangamiraho muri ibyo ngibyo kabisa. Hanyuma ariko we wari wamubwiye ko utazamubabarira, bihinduka ngo umubabariye. Erega burya umutima w'umuntu niwe umufasha gufata ibyemezo cyangwa ingamba. Ese wenda nimba narumvaga umutima wanjye uri kubimpatiza, cyangwa nimba narumvaga umutima wanjye ubangamiwe, kandi umuntu akansaba imbabazi, ntago wenda kunsaba imbabazi si uko gusubirana nawe, ariko numvise umutima wanjye kumubabarira nta kibazo rwose. Hanyuma urakoze cyane, ariko yanavuze ko afite amakuru ko na Fanny mushobora kuba n'undi mukivugana cyane, cyangwa se mugiye gusubira mu rukundo. Ayo makuru waba warigizeyo mubwiraho, cyangwa se ari ibimenyetso bimwe na bimwe yagiye akubonaho? Sandra, ayo makuru yayibeshyeho rwose, yayibeshyeho. Fanny ubu ngubu ni ibya filime, duhurira muri kiroso filime, nta zindi communication zindi, nta nizo nshaka, nta nizizaba. Amakuru yayibeshyeho. Urakoze cyane. Hanyuma rero nyuma yaho hari benshi wenda banditse comments zitari nziza, ati kiroso amahirwe asa rimwe mu buzima, kiroso warahubutse kuba wenda uyu mukobwa utarahise umufatirana, ibintu nk'ibyo. Icyo abo bantu wababwira iki, wabasubiza iki? Abo bantu rero icyo nababwira, yego ndabashimira ko bangiraga inama n'ibitekerezo, ariko burya ikintu cyose no kubanza ukacyitondera, nta mpamvu yo guhubuka, kandi ikindi ukabanza ukakishyira mu mutwe wawe, ukabanza ukareba ko icyo ugiye gukora nta ngaruka kizakugeraho. Ni ukuvuga ngo urabona hari hashize ukwezi kumwe, ni ukwezi wenda n'iminsi mikeya, Samantha asabye urukundo. Muri uku kwezi urumva nshobora no kumuha igisubizo wenda nyuma y'amezi 2 cyangwa 3,
kuko urukundo ni ikintu kirekire cyane kandi kigomba kubanza kwitondera. Niyo mpamvu rero ibintu byo kuvuga ngo ako kanya ntabwo ari ukuvuga ngo urukundo ni ukuguza umuntu amafaranga umubwira nzayaguha ejo bundi. Ni ikintu cyo kwitondera, nta mpamvu yo guhubuka. Yego. Urakoze. Hanyuma ikindi wenda hari abantu benshi bajya bavuga ati yaba kiroso aza kuba ari umwana mubi nk'abasore b'iyi minsi yari kumubeshya akaba yamukoresha icyo ashaka, ati dore ko wenda abasore bamwe namwe b'iyi minsi atari abantu bo kwizerwa. Yes, ubivuze neza cyane. Nari kumuprofita kuri byinshi wenda nkamutesha igihe cyangwa nkamuprofita nk'uko ambwiye ngo arankunda akamubwira akaza wenda tukanaryamana cyangwa tugakora n'ibindi bibi, ariko ntanamukunda nkamutesha n'umwanya w'ibindi. Ariko rero nanze kumutesha umwanya kuko ndabizerega urukundo ruravuna kandi ntago rukinishwa. Niyo mpamvu nanze gukora ibyo byose. Ni ukuri wagize neza kuko kugira ngo burya uteshe umuntu umwanya wo bwamubwiza ukuri, nyuma we akazavuga ati wenda byaranze cyangwa se byanze kubera wenda iyi mpamvu niyo ariko ntigeze nisha umwanya w'ubusa. Yego. Hanyuma Kiro, ngewe hari ikintu iyi saha nyibazaho. Hashize ukwezi kurenga n'igice niba atarabiri umuntu bita Samantha gusabye urukundo. Ariko iyi saha uratubwira uti sindabitekerezaho. Iyi saha wenda ikiganiro turi gukorana ni hanini wagizemo uruhare rwo kumamagara ati ndashaka ko nzaza tugakorana ikiganiro. Ibyo byose ndari icyo washakaga kuvuga. Isa wenda simbizi sindakimenya, ariko si umumeza birashize kuko waba utaratekereza nimba kuri ari umukobwa wo gukunda cyangwa atari gukunda. Wenda reka ngusubize cyangwa mbwire n'abadukurikiye abakunzi banjye, abafana banjye. Muri icyo gihe gishize hari byinshi nagiye mbona kuri Samantha cyangwa mwigaho, kuko muri icyo gihe ntago nigeze nicara. Niyo mpamvu rero icyo nababwira, ntago nicaye, nakomeje kwiga ngenda nkurikirana amakuru ye, ngenda ku buryo wenda icyo navuga nari ntangiye no kugenda nimva mu Samantha. Ni ukuvuga ngo uri mu rukundo noneho na Samantha rero. Bivuge neza. Ntago aricyo nshatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo Samantha wenda nabonye tutashobokana. Nari nanjye kugenda mwiyumvamo, nabonye tutashobokana. Ubwo se muri make rero Kiro, nawe nibyo nakubwiye n'ubushize. Nta gukonja, nta gushyuha, buri gihe uhorora akazuyaza. Ati nabonye tutashobokana, ubundi ati nari natangiye kumwiyumvamo. Ubwo se abagukurikiye bo bakumva iki cyangwa twe twakumva iki? Mbese uduhuza hagati nk'ururimi. Wenda muri icyo gihe gishize nibyo nari kuvuga, namwizeho muri uwo mwanya ushize cyangwa muri ayo mezi ashize, namwizeho nkagenda nkurikirana amakuru yiwe. Ariko muyo mbashije gutohoza, niko bavuga, nimba ari mu Kirundi bavuga, nabashije gutohoza. Wenda Sandrine ari ikiganiro mwakoranye na Samantha, ngenda ndeba ukuntu yitwara, sino mu kiganiro wenda naho nagiye mubona. Reba yaje yisize ibintu, yimakiye, yikubise ibintu binuza. Nkagenda mbona muri we imihindukire, nkabona ari guhinduka. None se Kiro, reka uretse gato aho ngaho singuciye mu ijambo. Kuba umukobwa yakimakiye akiyitaho bivuga ko adashobotse, buse natwe twese rega twiyitaho. Umuntu ashobora kwifata akavuga ati uyu munsi ndiyitaho, wenda dushobora kuba duhura njye nawe mbona gutya nta kintu na kimwe nisize, ariko ejo tugahura nahindutse. Kubera iki? Kubera wenda bitewe n'aho ngiye cyangwa se na mudi yo munsi ndimo. Rero ushobora no kuba nawe ari uko bimeze buri munsi. Se wajya umuhora umuntu atiyitayeho koko? Oya, ntago yenda navuga ko kwimakiye ari bibi. Ariko yaje kunsaba urukundo ari naturel. Ubona ko ari umukobwa ufite naturel, ubona ko afite umutima, yambaye neza, yikwije. Ariko mu kugaruka ngenda mbona arimo agenda ahinduka. Makiyaje nkuko nabivuze. Noneho ikindi, mu kindi kiganiro cyakurikiyeho, hari ijambo umukobwa yamubwiriye bakoranye witwa Liza. Yes, Liza. Amubwira ati se ko ndeba noneho waje wambaye
ukuntu ugaragaza uko uteye. ariko uramukurikirana koko? Ngenda mukurikirana cyane. Icyo nakubwira cyo Samantha yampaye umukoro, noneho ibyo hari ijambo riza yamubwiye, noneho nanjye nari maze iminsi nditekerezaho kuko nsanga nibyo. Ubwo noneho ndebye n'ukuntu yari mu kiganiro n'ukuntu yigira yizunguza, agenda yizunguza, yaranisukishije kuri ya mbona yarahindutse pe, nanjye birangaragarira mbona ko yahindutse. Ni ukuvuga rero wowe ntabwo waninze imico, ahubwo waninze wenda kuba yarisukishije cyangwa se kubera ko yambaye ipantaro. Niko njye mbyumva, kuko burya numva ko kwisukisha atari icyaha. Oya, si nibyo. Hari n'ibindi nagiye mbona njyewe ubwanjye ku giti cyanjye, ngenda nibonera n'amaso yanjye. Niyo mpamvu vuga nti rwose Samantha ntabwo twashobokana, wenda no komeza kumutesha umwanya, nimba ari nanjye yarafakasinzeho, ntabwo twashobokana. Yishakira undi, numvaga mpatiza kurongora nyine kumushaka ngo shaka umugabo, yishakira undi ntabwo byashoboka kabisa. Okay, urakoze. Ukomeje kuri ako kantu unyibutsa, yaravuze ati kiroso, ati njyewe ndi umuntu ufite gahunda, ndi umukobwa ufite gahunda yo gukundana n'umuntu, nawe ufite gahunda rwose. Ati ubwo nabyanga nkaba nabona undi nta kundi nagenda. Ati gusa sibyo nari nateganyije ko nakunze kiroso. Wowe icyo kintu wacyumvishe gute? Aho wenda natwe ntabwo twakabije, aho yivugiye ati njyewe nshaka kurongorwa. Ndewe no kuri titre n'iryo jambo nakoresheje, ati Samantha nyine, ati niba yasabye kiroso kumurongora ibintu nk'ibyo ngibyo, ngira ngo nibwo wampamagaye uri guseka. Ati ariko abanyamakuru namwe murakabya koko, ariko ngira ngo ikiganiro wumvishe ko birimo. Oya, ariko buriya rero kurongorwa ntabwo ari ukubihatiriza, ni ukubanza ukitonda ukabyitondera. Ndetse n'abajya ku bana babanza bagapanga igihe, bakavuga ngo bagapanga amatariki y'ubukwe, bagashyira no mu gihe kiri imbere. Hari n'abashobora kubipanga no mu mezi nk'atanu ari imbere. Ariko we mba numva wa mugani, nimba ari ubushyuhe, nimba ari ukuvuga ngo afite ubushyuhe, wenda nkoresheje iryo jambo ntimubyumve nabi, ariko ibintu byo kwihuta, baravuga ngo yihuse yabyaye ibihumye. Ntabwo kunyihutisha gutyo njyewe wapi, ntabwo nabishobora rwose. Nishakire nyine abandi bafite gahunda, abandi bihuta nyine bashaka bahita babana, tazavuga ngo namutesheje igihe. Muri make gira icyo ubwira Samantha. Birarangiye se? Uzamusubiza se? Njye numvishe uguma gufukasinga ati ntabwo twashobokana. Yewe icyo namubwira muri aka kanya ubu ngubu, ntabwo twashobokana niko nabivuze. Niyishakira abandi, njye ntabwo, igisubizo namuha ni oya, ntabwo byashoboka. Muri make noneho ureruye, ni cyo kintu kiguteye imbaraga zo kuvuga ati noneho uyu munsi mu kiganiro nemeye kuvuga oya, cyane ko wari waratinye uhora ati ntabwo nahakanye, sinemeye, nzamusubiza, ibintu byinshi. Ntabwo ari ugutinya, nababwe ko nayo nkimwigaho, kandi mu kumwigaho hari ibisubizo bimwe nagiye mbona bituma mvuga ngo oya. Wenda hari urubuga rumwe namubonyeho, aterera umuntu ivi, aterera umusore ivi, ubwe ajya guterera umuntu ivi. Nari ntaramuhakanira, afashe uwo mwanzuro wo kujya guterera undi ivi, nta gisubizo nari nakamuhaye. Ubwo ni ukuvuga ngo ameze gutya, arajarajara. Mbere se yamutereye ivira? Yamutereye ivi we Samantha, aranarira rwose. Amusaba akamwambika impeta se? Aranarira rwose cyane, amubwira ko amukunda. Ariko ntabwo yamusabye ko amwambika impeta, nimba ntibeshye. Njyewe narabyiboneye, yamubwiye ko amukunda, aranarira. Umukobwa ajya muri mood, naraye nyibonye n'abantu barayinyoherereza. Numva tabatuye umukobwa rwose, ni Imana igenda impishurira nyine, yiramo unyeretse. N'ubundi numvaga bitandimo nyine, ntarafata umwanzuro cyangwa icyemezo, ariko noneho byahise mvivura mvuga ko mbivuyemo. Muri make rero umuntu bita kiroso ahubwo ashobora kuba amubwiye hoya kubera ko yafushye. Ashobora kuba abanye yatangiye kwikundira abandi bahungu, akavuga ati ntazababara. Oya, ntabwo nafushye. Burya umugabo nufata icyemezo, njyewe ibyo niboneye cyangwa na ntuza niboneye ubwanjye,
uwo mukoro yari yampaye nyine nababwiye ko nagiye namwigagaho ngenda niga ku myitwarire ye, ku mico yiwe, nabonye bitashoboka. Niyo mpamvu mvuze ngo oya nyine ntago byakunda. Urakoze. Hanyuma urambwira ati benshi bakomeje kumpa link y'ikiganiro bakubwiraga ngo iki? Barambwiraga Kiroso wa mukobwa wawe Samantha ko yagiye ku wundi musore, wowe waramuhakaniye. Mbabwira ati wapi ntago nigeze muhakanira, nawe ndamubwira. None se yabitewe n'iki? Nanjye sinamenye icyabimuteye, nta nubwo yigeze anampamagara ngo ambwire ngo gutya nyine ibyo byabaye gutyo, nabibwiwe n'abandi. Niyo mpamvu rero nanjye nahise fata umwanzuro ndavuga nti wapi ntago nakundana n'umukobwa ujerajara kuri. None se agiye guterera umuntu ivi yansabye urukundo, sindamuhakanira. Ese nitubana sinashiduka yanciye inyuma yagiye mu bandi basore cyangwa mu bandi bagabo? Ngiye niko nabivuga ariko. Yego. Hanyuma hari benshi nakomeje mbona kuri comment bavuga ati yo ese uko Kiroso twamututse tumurenganya n'iki warabibonye? Narabibonye ariko ntago nabarenganya. Nabo n'urukundo bari bamfitiye ntago bangiraga inama ari uko banyanze. Ariko nyine nanjye narebye kure ndatekereza mbona ntago byashoboka. Ni ukuvuga ngo rero babandi bose hari benshi bagukundaga baracyafite amahirwe. Amahirwe aracyari. Kuko iyi saa noneho reka mvuge ngo umukandida wiyamamaje abuze amajwi. Arayabuze. Kuko urumaze kuvuga hoya hari benshi baciye inbox wenda ntago ndi bitangaza amazina yabo bariyizi ati kubera iki watumye koko Kiroso ati mutanga ibintu byinshi cyane ati ubungubu rwose yabaye wa Samantha ibintu nk'ibyo. Ariko rero reka mbabwire ngo murumva ko mugifite amahirwe. Hanyuma ni cyo kintu kuri iyi saha wabwira Samantha wa wundi mucyandikirana wa wundi mukivugana, ahubwo reka mvuge ngo kuvugana gutaruka. Bigenza gutyo ubona icyo kiganiro waba wigize hamagara Samantha cyangwa se umwandikira message hari ikintu bimubwiraho byibuze? Ngewe nahise mfata icyemezo ari nabwo naguhamagaraga nyine ndavuga ati abantu benshi banyandikiraga, abantu benshi cyane Samantha nemaze kugira abantu abanzi benshi, ariko ntago nabarenganya bambwira ngo nutabana na Samantha tuzajya tukwanga, bambwira gutyo. Ndavuga nti rero reka nze mbwire abafana banjye cyangwa abakunzi banjye cyangwa n'abakunzi bagasara uko bimeze, mbasobanurire. Ngewe nari nkiri kwifatira ntuza yanjye, nari nkiri muri checking yanjye niko nabivuga. Ubwo rero maze kubona biriya ndavuga ati reka nshyireho pause, ibyo mbonye birahagije. Ubwo rero icyo navuga ni ukuvuga ngo ntago tukiri kumwe na Samantha, ngewe ntago nyibirimo kabisa. Hanyuma ni cyo kintu rero wabwira abakunzi bawe? Hari abakubwiye ngo Samantha mugomba gukundana cyangwa mugomba kubana, hari abakubujije ati banza umwigeho, babandi bose muri rusange bakubonye hano bakakumenyera hano ndetse na Samantha akamumenyera hano, wababwira iki? Icyo nababwira ni uko ngewe Kiroso nkiri wa wundi ugomba gukora ikintu icyo ari cyo cyose yitonze adahubutse. Kandi ikindi ni uko nababwira yuko nzabazanira umuntu umugeni. Nzaza mubereke umunsi nabonye uwanjye nyine dukunda tubihuje neza, nzaza mubereke mbabwira ati abakunzi banjye, abafana banjye, dore umukunzi wanjye nguyu, mumumenye nyine nze n'ifi nditere mubereke. Uzongera uritere wana? Nzongera original, noneho nzatera original mubereke mbabwire ati nguyu. Ubu rero ndacyari wa wundi nyine navuga ko ni umusore, baravuga ngo ni umusore, ndacyari umusore. Cyari ingaragu. Ndacyari wanted. None se iyi saha noneho uravuze ati nzongera ntera ivi, ibyo byose ari ibintu byakubayeho. Benshi bavuze ati biri ni isomo ku bahungu batera amavi, cyangwa se ati kuri ba bahungu batera ivi batagishije n'abakobwa. Ni iyihe mpamvu uvuze ati nzongera ntera ivi na nyuma y'ibyakubayeho, aho waritewe ndi umukobwa akaguhakanira? Icyo navuga buriya hari isomo nahakuye. Ntinya gutera ivi umuntu nzajya kuriterera nzabimubwira. Nzabimubwira nti ngwino
wenda ni surprise, nzamukora surprise ariko nzamuga ko nzatera ivi, nzamukora surprise muzane ku Gasaro TV, ivi mwambika impeta bose babireba. Yego. Ya, hanyuma hari benshi wenda bakomeje kwibaza ati se koko biriya bya Kiroso wenda na Samantha byari ukuri, ati se niba ari ukuri wenda kubera iki byagenze gutya, ati se nihe mpamvu uriya mukobwa yabigenje kuriya, ese yari filime, ese ibintu nk'ibyo wababwira iki abo bantu? Ya, abo bantu rero navuga ngo byari seriye pe, kandi n'abo bantu bampamagaraga ejo bambwira ni filime cyangwa uriya ni Samantha ibyo yakoze nibyo cyane filime ari gukina. Ntabwo ati biriya ni ibya nyabyo yakoze niko yabikoze. Akandi kantu ikintu nabwo Samantha nanone namubwira ngo ibyo arimo ndabona ari uguhubuka, ntabwo ari kubitekerezaho, arimo arazunguruka gutya ameze nk'akatsi kari mu mazi, niko amazi acaho kagenda kigira gutya. Nabanza abitekerezeho kandi abanza afunguke mu mutwe, yumve yuko ibyo ari gukora ari ibintu bishobora kuzamubaho ubuzima bwe bwose. Se nimba arimo ashaka umuntu bazabana ubuzima bwe bwose, akaba arimo agenda afata uwo abonye wese, ubwo uko afata umuntu ntibabanje gukundana, umuntu ntibabanje kubyumvikanaho, no guhubuka. Ntazi umuntu ntabwo yabanje ngo bamwigeho. Niyitondere ibyo ari gukora kugira ngo azagire imbere he heza. Ya, nukuri ni inama nziza cyane. Hanyuma se ubona ari iyihe mpamvu yabiteye? Ni ukugira ngo wenda umuntu abe yavuga ati n'uyu muhungu ndamukunze kugira ngo wenda abone ko mfite urukundo, cyangwa se kugira umenyekane, wowe ubona biterwa n'iki ahanini ku bakobwa bamwe na bamwe? Njyewe nabi cyangwa nyumve nabi, navuga ko ari ubujiji. None se ugiye kubwira abahungu babiri icyarimwe ngo urabakunda, kuko ufite umutima umwe ntabwo ufite imitima ibiri, noneho ubabwiriye icyarimwe. Uvuye hano ugiye kwa Kiroso, ugiye kundi musore uravuze ngo ndamukunda, ndagukunda. Ntago hano byanze, ntago nigeze mpakana mvuga ngo navuze oya nyine nkuko nabivuze, ugiye ku wundi. Kose twavuga ko nukujarajara. Ariko rero ushobora kuba wenda yabonaga umuntu bita Kiroso ari kumutinza cyane. Uriya mukobwa yaravuze ati njyewe ndashaka umutipuri serious, ntabwo nshaka za nkundo zo kujagarara, zo kubeshya mbese zidafata icyemezo. Njye nshaka urukundo ruhamye rutuma umuntu tujya mu rukundo rw'ukuri. Ashobora kuba yarabonye wenda wowe umaze ukwezi kumwe cya hafi abiri nta kintu wamubwira, akavuga ati wa mutipe, ashobora kuba wenda yarabuze ukamakanira. Oya, ntabwo nabura uko muhakanira kuko ntabwo ari idene. Ndi umuntu mukuru, ntabwo ndi umwana. Sindi muri babandi batangira bavuga ngo nagize isoni zo kugira gute gutya, kuko urukundo ibyambayeho byampaye isomo. Niyo mpamvu rero kujya gutesha nk'umuntu igihe cyangwa kujya kumubeshya ntabwo biba ari byiza. Niko gutinda kugira ngo mbanze mbitekerezo cyangwa mbanze mwigeho, niba ngombwa yitabyaye inyana ibyara ikimasa, niba ngombwa mubwire yego cyangwa oya. Yebwo rero ntago nari nigize muhakanira cyangwa umwemerere. Yahise yihuta, kandi ngo yihuse yabyaye ibihumye. Buriya rero kwihuta kuriya, urabona yuko njyewe mise nkuramo akanjye karenge nyine, mise mubwira muhakanira nyine, mbonye bitashoboka. Ariko n'uwo musore yatse urukundo nawe yaramuhakaniye, sinzi niba utarabibonye. Rero ndumva niba yaramuhakaniye uracyafite amahirwe yo ko ari wowe wamusigarana, wamwegukana. Oya, njyewe icyo navuga, ntago nabona umuntu umeze kuriya, umuntu ujarajara kuriya mu mutwe, ujagaraye kuriya. Njye navuga ko ajagaraye. Ngo wenda ngo aragarutse ngo wapi. Ni nkuko uko nta mwemera cyangwa ko nta mwemera urukundo, nuko ntasubirana na Fani. Yego. Hanyuma iyi saha wambwiye ati Fani turahura, dusigaye dukora akazi kamwe, dusigaye muri make muririrwana. Ubundi imibanire yawe nawe none kuri uyu munsi iteye gute iyo muri mu kazi aho ngaho hirya, aho tuba tutabareba nta kamera ibibariho? Ya, njyewe nshaka kugira kubungabunga urukundo rwanjye, ntawe nshaka gustressa umutima wanjye. Muri iyo mibanire rero, nimba duhuriye muri acting nyine muri filime turi gukina,
arakina ntuza ya role bamuhaye nanjye nkini yanjye. Niyo twahurira kuri kamera twakina ntuza baduhaye bikarangira akagenda nanjye nkagenda, nta yindi communication yindi. Ni ukuvuga ngo nyuma ya ka kazi nta rundi rukundo ruzamo, cyane ko numvishije Samantha ashobora no kuba arizo mpungenge yaragufiteho cyane, wenda kuvuga ati reka nanjye njye kwihimura nanjye mwereke ko n'abandi bahungu bahari wenda nabasaba urukundo. Wapi, ntarwo nta n'uruzanabaho rwose. Bivugane nabisubiremo, ntarwo nta n'uruzanabaho. Hanyuma nyuma yaho iyi saha none wenda ukimara kubona ibyo bintu Samantha bamwongeye kuvugana kuri phone cyangwa se kwandikirana? Ntabwo turongera kwandikirana pe. Wapi. Ni ukuvuga rero ngo nawe yarakwanze. Ahubwo buriya navugaga iyo yemera nka kumwe namubwiraga mbere akibera mushiki wanjye cyangwa inshuti yanjye bisanzwe byari kuba ari byiza. Ariko biriya byo kujya kunjira mu rukundo rwose buriya no kuvuga ngo namwandikiye se mubwira iki, naba narebye ibyo yankoreye, wenda ntago yampemukiye kubera yuko sinigeze mukunda ngo anyange, ariko nta communication zindi numva twagirana. Yego. Hanyuma njyewe niba numvishije neza numvishe mu byo wamunenze harimo ipantaro, harimo ibisuko ndetse harimo no kwimakiya na za makiyaje utamenye ko. Ariko nawe umukobwa wa mbere rero arakunze wihebeye nawe yari makiyaga yarabyisigaga biriya, tujye tuvuba honest. None ndibaza niba yarabyisigaga kubera iki Samantha umva ko ari we wa reka mvuge ngo wenda wafata nk'urwitwazo ngo yisize ibi gutya na gutya, nta mukobwa uzongera gukunda wisiga biriya bintu. Sandiri jewe icyo navuze ntago nanze makiyaje ye, uriya twamenyanye ari kuri yameze. Fani twamenyanye ari kuri yameze yimakiye kuriya mbizi namukunze kuriya nyine uko yari ameze. Ntago nshatse kuvuga ngo nta mukobwa twakundana wimakiye cyangwa wambara amapantaro, reka da twakundana cyane rwose, ntago ari cyo nshatse gushingiraho. Ahubwo nuko mbere yaje yiyoberanyije yigize kuriya kuri naturere ku myenda igera ku birenge, noneho aho ejo yateye ivi navuga ko ari ivi nabonye yari yambaye ikabutura. Byarantangaje cyane. Hanyuma tugana ku musozo w'iki kiganiro ubashije kuvuga ati oya ntitwashobokana njyewe noneho ngiye kubaho ubuzima bwanjye Samantha nyibagirwe, nimba numvishije neza? Yego. Sibyo? Yego. Uratekereza ko abantu bose bagukundaga cyangwa se abantu bose batekerezaga ko we na Samantha muzakundana bari bubyakire gute no kuri iyi saha? Njyewe ndakeka ko bari bubyakire neza, gukoresha ukuri nibyo byiza. Kandi ibyo navuze cyangwa ibyo maze kwibonera ni ukuri nabo barabyibonera. Bazajya bagenda babyibonera cyangwa nabo barabyiboneye. Okay, hanyuma gira ikintu ubwira abakunzi bawe ndetse ugire n'ikintu ubwira umuntu bita Samantha. Abakunzi banjye icyo nababwira bajya bakomeza kunkurikirana, kandi ikindi ndabashimira yuko bankurikirana umunsi ku munsi. Hari abankurikirana ku Gasaro TV, hari abankurikirana ku mbuga zanjye nkoresha, hari n'abangira inama bigiye bitandukanye, abampamagara kuri WhatsApp, abampamagara bisanzwe, kandi abo bose twagiye baba inshuti zanjye twamenyaniye ku Gasaro TV. Ndabashimira cyane kandi bashimira ku nama muhora mumpa za buri munsi n'ibitekerezo byanyu byiza, kandi ndabashimira cyane, kandi nizeye ko ibyiza biri imbere. Yego. Icyo nabwira Samantha rero namubwira ngo namese kamwe natuze nyine, ni umukobwa ibintu byo kwirukanka ajarajara abyihorere. Yes. Nukurikira wakoze cyane, kandi no kuri Imana izaguha umukobwa wo kuri mukundana cyangwa se ugukunda nawe ukunda. Murakoze cyane. Wenda abakunzi banjye hari iyo ngenda nkora bitandukanye ku bijyanye no gukamera, nimero banshakiraho ni 0788 29 62 15 8. Ibitekerezo n'inama zanyu ndabyemera. Murakoze. Gasaro TV.